ibihe byiza kuri udahwema kudukurikirana umunsi ku wundi n'iby'agaciro komeza uzajya udukurikirana natwe ntabwo tuzahwema kuguhereza imari nziza cyane uzagenda ukunda ndetse ukanishimira. Twebwe twitwa Nzuri Business Group Limited, icyo tugusaba ni kimwe gusa, kora subscribe ubundi uzajya ubona imari zose zizajya zijya kuri YouTube channel yacu 5x5. Twebwe nka Nzuri Business Group Limited tuba tugufitiye imari nziza cyane, yaba inzu zikodeshwa, inzu zigurishwa, ibibanza ndetse n'indi mitungo yose itimukanwa. Mu gihe waba ukeneye kugura ibyo nkubwiye haruguru, inzu, ikibanza cyangwa se ushaka gukodesha amazu, watugana nyine hano muri Nzuri Business Group Limited tukagufasha. Si ibyo gusa kandi nawe ushaka kugurisha inzu, ikibanza ndetse n'undi mutungo wari wose utimukanwa harimo nk'amashyamba, nawe watugana tukagufasha gushaka abakiriya bawugura mu gihe gito cyane. Dufite ni service ya property management, aho tugufasha kumanagingira ibintu byawe, imwe mu mitungo yawe turabikora kandi nabyo tubikora neza cyane. Izo service zose wazisanga muri Nzuri Business Group Limited. Kuri uyu munsi rero nk'uko uri kubibona ku mashusho, tugufitiye inzu nziza cyane igurishwa iherereye mu karere ka Kamonyi ahazwi cyane nko ku Ruyenzi. Iyi nzu ifite ibyumba 5, ikagira toilette 3, ikagira salo, saramanje ndetse na cuisine. Ikindi kandi iyi nzu ifite annex nini cyane, ifite jaride ndetse na parking binini, ikagira na garage cyangwa se parking iba isakaye ijyamo imodokari 2. Iri mu kibanza kinini cyane gifite metero kare 1000. Urumva ko ni hanini cyane, harisanzuye kandi iyi nzu iri hafi ya kaburimbo. Urumva ko ni inzu iri ahantu heza cyane. Ikindi kandi iyi nzu ntabwo irarangira neza, ibura amarangi gusa, ariko ibindi byose birakoze neza. Mu nzu harimo plafond nziza, byose birakoze neza, ikibura ni amarangi gusa. Igiciro cyayo ni miliyoni 55, ariko zishobora no kuganirwaho. Uramutse ushaka ibindi bisobanuro kuri iyi nzu wahamagara 0788488679 cyangwa ugahamagara 0788230123. Ushobora kandi no gutangira kudukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, haba kuri Twitter, Instagram, Facebook ndetse na YouTube. Wanditse Nzuri Market uhita utubona, bityo ugatangira kudukurikirana, kagenda ubona n'izindi mari umunsi ku wundi kuko tuzishyiraho buri munsi. Ushaka kandi kudusanga kuri biro, waza hano ku Muhima hafi y'inyubako yaho zikoreramo Yamaha. Neza igeze muri feruje zo ku Muhima uhita ubona inzu y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Uhageze rero uhita uduhamagara nabwo ukadusanga aho dukorera muri biro, bityo tukagenda twereka izindi mari tugiye dufite ndetse nziza cyane kandi zihendutse. Ikaze cyane rero muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ugeze iwacu aba ari umwami.